karabaye noneho mama wa Jeff ibintu bikomeje kuba byamubera ibibazo bikomeye cyane, aho amaze kumenya ko umugabo we yaryamanye n'umukobwa we. Ese ibi bintu muratekereza bizaba byagenda bite ko amenye amahano yabaye hagati y'uwahoze ari umugabo we ari we Roger, akaba yararyamanye n'umukobwa we Nicky, ndetse akaba namenye ubu ngubu ko anafite inda ye. Ubu ngubu arimo aratekereza uko ibintu ari buze kuba yabigenza, yashobewe yabuze uko yabigenza. Ndagusaba ugeze kuri ica n'ubwa mbere gukanda subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana muri ibiganiro 5 kuri 5. Nsaba no kuba wakanda comment ukatubwira uko ibintu urimo urabibona kugira ngo turusheho kuba twaryoherwa twirebera filime yacu bita Igihome series. Murabona ko rwose mama wa Jeff ibibazo byamubanye ibibazo, aho mubona ko yaheranwe n'agahinda. Ubwo n'umuhungu we Jeff yamubazaga ati byakugendekeye bite ko mbona utari hamwe, umutima wawe udatuje? Ariko mama we yamubereye ibamba, yanga kuba yamubwira ikibazo afite, ahubwo arimo aramubwira ati wa mwana we ibingibi byihorere, ahubwo wewe mba mbona uzavamo umuntu ukomeye. Ubwo nyine yari arimo yikomeza, yanga kumubwira ukuri guhari. Murabona ko rwose ibibazo bikomeje kuba byamubana ibibazo, aho amenye ko rwose umukobwa we atwite inda ya papa we. Ese ibintu bizaba byagenda bite? Murabona ko mama wa Jeff amaze iminsi mu bibazo, ubwo yari amaze kuba yavumbura ko Roger hari ibintu azi ku mabanga abitse. Ubwo rwose icyo gihe yamusanganaga na Kajoli barimo baganira, ubwo yakekaga ko arimo kumuca inyuma, maze mu gihe yashakaga gukubita Kajoli, Roger ahita ashaka gukiza Kajoli, maze niko kubwira uyu nguyu mama wa Jeff ati ibintu byose ukora uzi yuko ntabizi. Nibwo mama wa Jeff yahise akeka ko ibintu bye byose byaba byamenyekanye, maze ahita agenda amara iminsi arimo kubitekerezaho, avuga ati rwose iyo mabanga yanjye yaba yaramenyekanye. Muribuka ko rwose amabanga nta yandi ari uko yari yarahishe umwana we Nicky, kubera ko yari afite ubumuga, akamubika mu cyumba bigeze ku myaka 20. Akaba yari yaranze kubibwira umugabo we Roger, kuko umwe yari afite ubumuga, akamubwira ko yabyaye umwana umwe kandi aho yari yarabyaye impanga. Ibi bintu rwose byakomeje kuba byamubyiganira mu mutima, aho yahise yigira inama yo kuba yajya kubibwira Roger ngo amubwire ukuri kose guhari. Amubwira ko yabyaye impanga, amubwira ko kandi muri izo mpanga harimo umwe ubana n'ubumuga, ahitamo kuba yamumuhisha. Amubwira ko afite umwana umwe muzima kugira ngo abe nyine yahisha uwo nguwo ufite ubumuga. Ese ibintu muratekereza bizaherera he ko mubona ko akomeje guheranwa n'agahinda, ibintu bikomeje kuba byagorana, aho mubona ko noneho anamenye ko uriya mukobwa afite inda ya papa we. Mubonye ko ahise atungurwa cyane, akaba arimo abaza Roger ukuntu bari buze kuba babigenza. Ese murabona bari buze kuba bakora iki ko tubona ko amazi yamaze kurenga inkombe? Ese muratekereza amakosa yaba ari aya Roger cyangwa ari aya mama wa Jeff? Ibi bintu rwose murabona ko bitangiye kuba byaba amayobera. Reka nishimire weho rero twakomeje kubana muri iki kiganiro. Nsaba weho utigeze ukanda subscribe kuba wayikanda, nshimira nawe wayikanze. Nkomeza kubasaba gukomeza kubana natwe muri biganiro.